Ese we ukurikiranye iki kiganiro ujya ukunda kwibaza, ese uri igisubizo ku isi? Ese isi iragukeneye? Ariko ikintu nakugiraho inama, turasanga muri iki kiganiro ntutinye kubaho kuko isi iragukeneye, uri uw'agaciro kuri yo. Iki kiganiro tujye kujya tubagezaho kuri no YouTube channel cyitwa Mureke Twisobanukirwe. Muraho neza mwese, mbifurije umutuzo mu mitima yanyu n'umuco n'ibitekerezo byiza byuje urukundo aho muri hose. Uyu munsi ndabaganiriza ku ngingo yitwa wowe uri igisubizo ku isi. Ese isi iragukeneye? Ese umaze iki ku isi? Indi ngingo iragira iti ntutinye kubaho kuko isi iragukeneye, hari byinshi yakuzaniye ku isi ugomba kuyifasha. Ni amagambo magufi ariko amagambo aremereye cyane, afite imizi miremire mu buzima bwa buri muntu wicaye hano akurikirana iki kiganiro kuri no chaîne ya YouTube channel. Ese wigeze wibaza impamvu wavutse ku isi ifite ibibazo bihoraho bidahinduka, biraza bikongera bikagenda? Wigeze wibaza impamvu buri gitondo ubona izuba rigaruka rikongera rikagenda, umwijima ukaza ukongera ukagenda? Ayo ni amayobera y'Imana. Aba ni abantu bashatse kubirwanya ariko ntibyakunze. Ese wigeze wibaza impamvu urara nta kazi ufite wabyuka mu gitondo ukakabona? Ibyo byose ni Imana ibigufashamo. Icy'ingenzi ni iki gikurikira hano muri iki kiganiro. Uriho kubw'impamvu, kubw'abantu, kubw'igihugu, kandi iyo mpamvu si iy'abandi, iyo mpamvu ni iyawe. Aho uri hose ugomba kuyigwanirira. No ofisiye dinero nk'ibisanzwe bahaye ikaze mu kiganiro. Ingingo ya mbere tugiye gusanga muri kiganiro iragira iti ese wowe nk'umuntu uri igisubizo ku isi? Igisubizo ni yego, isi iragukeneye, nawe urayikeneye. Muri make, udahari isi ntiyabaho, kandi isi idahari nawe ntiwabaho. Buri muntu afite impano, afite impamvu yo kubaho kandi agomba kuyigwanirira. Iyo mpano nta yindi, ni wowe uyishakamo. Hari uwumva ko impano ari ukuririmba cyangwa se kuvuga neza. Oya, impano ni ukumva abandi neza, ukabatega amatwi mu gihe bari mu bibazo, kumenya guseka mu gihe abandi bari mu kababaro, cyangwa kuba umuntu uba hafi y'abandi mu gihe cyose bari mu bibazo cyangwa se mu gihe cyose bahuye n'ibindi bihe by'ibizazane. Nta muntu n'umwe waremewe ubusa. Hari igikenewe ku isi, kandi icyo gikenewe ni wowe, nta wundi. Ugomba kwishakamo impano yawe ku giti cyawe. Ikintu cya kabiri turi buze gusanga muri iki kiganiro ni ingingo igira iti ntutinye kubaho kuko nutinya kubaho ntacyo uzigezaho. Haranira kubaho, gwanira kubaho, kuko nicyo cy'ingenzi kiza mbere y'ibindi byose. Uko isi imeze, usanga abantu batinya kubaho kuko batinya kuvuga icyo batekereza, batinya gukunda kuko babajwe mbere, batinya gutangira umushinga kuko hari myinshi bakoze ikabapfana. Ariko reka twibutse abantu badukurikiye kuri no chaîne ya YouTube, gutinya ntibihagarika ibitekerezo, ahubwo bihagarika ibyiza wari kugigezaho imbere yawe, cyangwa se ejo hasize, cyangwa ejo hazaza. Ubuzima ntabwo bukeneye ko uba umuntu mwiza gusa, ahubwo ubuzima bukeneye ko uba intwari mu bihe bitoroshye, mu bihe bigoye. Icya gatatu turi buze gusanga muri kiganiro, ibyo wanyuzemo siko bizahora, ibihe birahinduka. Umugani w'abazungu, exchange for life. Niba waricaye mu mwijima, ntukibwire ko uzawumaramo ubuzima bwawe bwose. Umwijima ntiwigira, uraza ugasubirayo, hakaza izuba rikongera rikagenda. Ariko wowe iyo ukomeje kwihangana, uba ukora amateka utazi, akazagutungura mu gihugu cyawe, cyangwa se waba uri hose amateka yawe akazavuga. Hari umuntu uzumva ijambo ryawe rikamukiza, hari uzareba urugendo rwawe akaruvanamo inyigisho z'ingenzi. Niba uriho uri ku nshingano, ntutinye kubaho kuko ubuzima bwawe bushobora guhindura ubwa benshi, bugasiga amateka ku isi utaruzi. Twasoza tubabwira ko, cyangwa se tubagira inama, uyu munsi zikubyumva gusa, siko abantu babyumva, cyangwa se siko abantu bagufata, siko ejo byagenze. Ni amahirwe mashya yo gutangira kuvuga mu ijwi ryawe, kuvuga ndiho, ndashoboye,
nari nkeneye kwibuka ndi igisubizo ku isi, ngomba kubaho, ngomba kugwanira ibitekerezo byanjye kuko ndo agaciro ku isi, ahubwo ndakenewe. Murakoze, mujye mugwanira ku mucyo aho waba uhagaze hose, kuko igihe cyose utarashyaka ibyo ukeneye ku isi, abandi bari kugenda mu mwijima, wowe gendera mu mucyo. Ntitwasoza tutababwiye ko niba wakunda iki kiganiro, andika muri komenti, ukande subscribe and comment share kugira uzabashe kubona part 2 y'iki kiganiro. Murakoze.